Bwana asifiwe sana. Reka twese cyubahiro tubigaragarisha ibiganza byacu kandi mboneye no kubasuhuza mwese abantu. Kuba tutabanye ku munsi w'ejo nababwiye ko nitwa Robert Ezekiel Ruboneka, tuye muri Colombia, Missouri. Ni umugabo wubatse, ufite umudamu twasezeranye imbere y'itorero n'amategeko. Dufitanye abana b'abahungu batatu n'umukobwa. Nkaba umushumba w'itorero rya Revival Christian Church ikorera hariya. Amina. Mu buzima busanzwe kugira ngo nigirwe kandi ako kazi niko kazi nyamukuru. Amina. Twajana rero ku mpamvu zivuga butumwa mu by'ukuri turashima Imana ko yaciye inzira kandi twishimiye kubana namwe mwese Imana ibamugishe. Imanza ni nyinshi kandi habe nziza n'imbi, ariko ndibwira ko nta rubanza rwiza rurwanya ibintu. Amina. Ni urubanza rwiza rwose rutubereza. Kuba twabanye rero twagiye tuganira ibintu bitandukanye, ariko twari dufite teme hariyo tuza kubikomeza n'umugoroba iri mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice n'umurongo wa 12. Ariko uyu munsi rero ndagira ngo tuza kuganira ijambo ryanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 8 guhera ku murongo wa 4 niyo tugiye gusoma. Umutwe w'ijambo aravuga ngo umugani w'umubibyi. Iri jambo rero riradufasha kuba umunzani upima ubuzima bwa buri wese kuri uyu munsi kugira ngo abashe kumenya ikigero cyiwe cy'uko hasi. Kandi turi twese mu materaniro nta muntu n'umwe utisanga muri iki cyanditswe. Amina. Gusa ntabwo tubaza ngo tumubwire ngo se uhagaze he, ariko ijambo rirabaza umuntu mu ibanga rimubwire ngo wowe ahantu aherereye ni hano. Amina. Ubushize nagize amahirwe y'ubwiriza ijambo ry'ubuzima bwo mu ibanga, kubera ko abantu akenshi duhamya abantu b'ibitarifu. Amen. Bamwe bapfa tukavuga ko bari gutangaza, abandi bapfa akabura bavuga. Bigeze tuvuga ni ko ukuri kuzwe na wa wundi wagiye n'uwo muremyi. Abandi arya n'amakuru ushatse kogera. Iyo ku muntu uri mu gare muri purusazi muri z'ijana, icyo abantu bashobora kumenya ni purusazi 5, izindi 95 ni banga. Umuntu wamwita intama ariko ayisega, umuntu yaba mu buzima bw'isega akarangiza ari intama. Yesu abivuga rero yaravuze ngo bamwe b'imbere bazoje inyuma, abandi b'inyuma mutasi baje imbere. Umugabo umwe waje mwiyerekwa aje mu ijuru, hagaze ngo atangazwa n'uko ngo yabonera watatekereza ko atazabona. Abandi bibwiraga ko azabona ngo arababona. Iki cyanditswe rero kiradufasha kumenya uherereye no kumenya icyo ukwiriye gukora mu buzima bwa none, ubucunguzi buri wese. Iyo umuntu n'umupfu Mose yandikagira ngo ni muri Zaburi ya 80:92 yaravuze ngo umuntu narama ngo azamara imyaka 75, ngo kandi narama cyane ngo azagira 80. Niba wicayeho nawe wararengeje Nijimo no kugenda imayile zararenze kagumika genda. Iyo myaka rero 75
abenshi kera igice cyayo twarakirenze. Dusoma ijambo ry'Imana. Haravuga ngo abantu benshi bamusanga bavuye mu midugudu yose bamaze guterana, abacira umugani ati, umubibyi yasohoye imbuto akibiba zimwe zigwa mu nzira, barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura. Hano mu iteraniro hari abantu bameze nk'inzira. Iza kabiri, izindi zigwa ku bwara zimaze kumera ziruma kuko ziyabuze amazi. Abandi bantu ubuzima bwabo bumeze kakara, nta imbuto yofata kubera ko ntaho yokera gute yoshorera imizi, umutima ni urwara. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo arazinika. Abandi mu mitima hari amahwa azazinika bakagenda zihotora. Burya ikintu cyaza gikura iyo bagicira umutwe ntabwo kikiba wa mutwe ntabwo kizamuka, ahubwo washakisha uko wamera utundi dushaka ku ruhande, akaba ari zo tugira gute tubasha gukomeza. Izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera, zera imbuto imwe ijana indi ijana, bityo bito. Amaze kuvuga ibyo avuga ijwi rirenga ati, ufite amatwi yumve niyumve. Amina. Jambeni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Abigishwa baramubwira ngo natwe gatandatu wasuvuga, ntabwo twavugishije burya wasugira abantu. Amina. Burya abigishwa nabo bakijana na Yesu bari abantu b'abantu. Yesu abasezera baramubwira ngo icyakora nzaboherereza umufasha, kandi ngo naza uwo mufasha niwe uzabagira abagabo. Bakijana na Yesu abigira bari bakira abantu babisi. Bapatera bagira gihugu kitabakuhiriya kuroba, bari bagishidikanya. Bazamubaza ngiye kugenda babwira ngo aragenda, bakazamubaza ngo ese Filipo aramubwira ngo ese kuraje. Yesu twabanye iminsi yose timuramenye iyo navuye niyo ngoshe. Toma nabo bamubajije ikindi kibazo. Barabana. Kuba mu itorero ni byiza, ariko ikintu cyiza kurusha ni ukuzura imbaraga z'Umwuka Wera kandi zikaguhesha kwera imbuto zikwiriye umuntu wihana. Abantu bakubona bigatuma ubuzima bwabo buhinduka gusa na Kristo. Icyo ni cyo gusa twahamagariwe. Naho idini wojamo ryose rimbaka Yesu nubwo boryita ngo restaurant, wakuba wuzuye Umwuka Wera w'Imana. Hari abantu usanga bama bigereza ngo twebwe itorero ryacu ngo na pasiteri ntacyo bivuze. Iki kigira icyo kivuze nuko Yesu akuzuza Umwuka w'Imana. Baramubwira ngo kuhabona nawe ya makuru wavugana n'abanyagihugu bose bari baje bavuye mu midugudu itandukanye, natwe nta makuru yacu zagenze gute. Yesu arambwira ngo mwebwe mwahawe kumenya icyo ubwira w'Imana, reka mbasobanurire iby'uyu mugani. Umuririmbyi aravuga ngo ni pesa moja na abandi bazaba tumvano, ariko bagira handi bazaba gusobanuza bakavuga ngo titumvise zabi tuzari ko zagenze wakwicara niga gusa
ukicara ku bindi nawe wabize Bibiliya uri umuntu wize wabize amahirwe yo gusoma basogokuru bageze bayisoma bavyigishijwe n'umwuka. Bibiliya si ikintu cyo kuvumba. Abantu benshi bayisoma iyo bababwiye ngo baje kubwiriza Bibiliya, abandi bakayikoresha nk'umunzani. Ubu dusomye hano hari umuntu wahita kandi baramubwiye basi. Bibiliya ntabwo ari umunzani ushira abandi bantu uzoza ubapimamo. Bibiliya ni umunzani wawe bwite uzawushyiraho. Niba yavuze ngo reka ngiye kubiza ngo ndebe ku intambwe zanjye zitateshutse, ntabwo namagariwe kumenya inzani, namagariwe kumenya inzani. Muzike na watu waboni ibibazo byo kumenya inzani basukura ngo muzo mu nda bana ngo mutake uke konta bari teri we bakirisa wowe tumanya kumukora ibyo abandi. Ijambo ry'Imana n'umutumwa Yesu tagazaba nk'ubu yuko Yesu n'indorerwamo iyo umuntu wese amwegereye gutya azagenda yibona. Abonye Zakayo ahantu Yesu ari mu kivuga cy'abantu, Zakayo aravuga ngo nanjye ndashaka kubona uwo Yesu arikanga ngo yurira igiti cy'umuguyu. Yesu bahagaze bararama ngo bamubwira ngo Zakayo uyu munsi ndashaka kurara iwawe. Abantu batangazwa n'ingene ngo Zakayo Yesu agiye kurara nawe iwabo. Yesu arabwira ngo Zakayo nawe n'umuryango wa Abrahamu bamufata umutima. Abavuga mutungo muzozo muraza mu bantu b'abantu baba Kristo badashobotse gutabasa nibo bakwiriye gutunga ikibazo.